umunyamakuru Paul Rutikanga atunguye abantu benshi mu matariki benshi batatekerezaga, ashyira hanze amafoto yerekana ko yasezeranye n'umukunzi we mu murenge Uwera Caroline. Tugiye kubigarukaho neza tumenye uko byatangiye, ariko mbere ya byose muhaye ikaze kuri Mugisha TV. Amakuru ari kuvugwa cyane ndetse yakomeje gutangwaho ibitekerezo bitandukanye nuko umunyamakuru wakunzwe n'abatari bake kuri televiziyo y'u Rwanda Paul Rutikanga yasezeranye n'umukunzi we Uwera Caroline, bemeranya kubana nk'uko biteganywa n'amategeko y'u Rwanda. Aba bombi bakaba bari bamaze igihe kinini bakundana, ndetse muri Gicurasi nibwo yambitse impeta uyu mukobwa, amwemerera kumubera umugore. Paul Rutikanga akaba yarabigize ibanga rikomeye cyane kuko yerekanye amafoto agaragaza intoki zonyine yambika impeta uyu mukunzi we, hamwe n'amagambo y'urukundo agaragaza ko yamwambitse impeta. Abantu benshi ntibamenye uwo yambitse impeta ndetse batangiye no gukekeranya, bamwe bavuga ko yaba ari Rose Mukamabano bakorana muri RBA. Bakaba barasezeraniye mu murenge wa Remera kuri uyu wa Kane, mu gihe indi mihango y'ubukwe iteganyijwe kuwa 29 Kanama uyu mwaka. Rutikanga yamenyekanye cyane kuri televiziyo y'igihugu asoma amakuru mu Kinyarwanda, cyane cyane ya nimugoroba saa 2. Muri 2016 yakoreraga Cloud TV, ava ajya gukorera TV10, ari naho yavuye muri Werurwe 2017 ajya gukorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA. Tariki 5 Ugushyingo 2024 yagize umuyobozi ushinzwe imikoranire n'abafatanyabikorwa muri RBA, akaba ari nazo nshingano ariho ubu. Muramuzi cyane dore ko yakunze kugaragara ari kumwe na Rose Mukamabano, bavuzwe kenshi gashoboka, bamwe bakanavuga ko bakundana. Murabizi abakoresha cyane imbuga nkoranyambaga ko byagarutswe bavuga ko ari couple yigendera. Gusa mu busanzwe Rose Mukamabano ni umubyeyi ufite abana 2. Paul Rutikanga we akaba yari akiri umusore, ariko ku munsi wo kuwa Kane akaba yagiye mu murenge n'umukobwa mwiza cyane bamaze igihe bakundana. Mu butumwa yanditse ku rukuta rwe rwa Instagram yanditse agira ati, ntabwo twasinye ku mpapuro, ahubwo twasinye kubana ubuzima bwose mu rukundo no kwaguka, dukikijwe n'umuryango, tuzengurutswe n'isengesho ryo kubana akaramata. Ati ibyo byose rero bitangiye uyu munsi. Mushimiye wowe wakurikiranye iki kiganiro, mukomeze gukora subscribe kuri Mugisha TV kugira ngo mutazajya mucikwa n'ibiganiro byiza tubagezaho umunsi ku wundi.